muraho bene data ndabaramukije ni Pastor Yarine ngiye gushimira Imana ko ingejeje ahantu uko babifuza kuba mbageze. Ndashimira Imana ko hari benshi bapfuye bandusha gukiranuka, bandusha ubwenge, bandusha byiza byinshi. Kuba rero Imana ingiriye neza ndayishimiye. Inje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ryo gushimira Imana, nubwo haba hariho byinshi bibabaza imitima, ariko kandi gushimira Imana biba biri hejuru cyane. Ibibi biba ari bike kandi tibyobura. Ubura abantu ni ibihe Imana iba yagenye, ikabona uko igomba kubacura, ikabona ko ari imbuto zeze, bakabasha kugenda mu ijuru bakaja guhembwa kuko bakoze imirimo yabo neza. Tugomba gushimira Imana kubwo Imana iba yabahaye kurangiza urugenzi neza. Bamwe muri twebwe bagiye bari intwari, turabashimira kubwo utwara Imana yari yarabahaye, kandi imirimo yabo isigara yera imbuto muri ino si, kandi igasigara ituma n'abandi bantu bari hasi bazamuka bagakomera. Rero intwari zacu zadusize tuzasanga mu ijuru, kandi rwose mukomere hano mu isi iwacu twese niyo nzira, dore ko ibi bihe birimo ibihe bigoye cyane, abantu bagenda badusiga. Ariko muri iki gihe nyine kigoye, icyo gihe abantu bagakomera, tukegera Imana, tugasenga Imana, tukamenya ko abacu tuzabasanga aho bagiye, ntibazaga kudusanga aho twe tuzabasanga. Dutanze mpore abantu bose babuze ababo, kandi cyane cyane mu bwoko bwacu tumaze igihe tubura abantu. Ikindi kandi nzanye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano muri Zaburi 92 havuga ijambo ryo gushima. Muzi ko igitabo cya Zaburi kirimo amagambo menshi yo gushima. Harimo igitabo cya Dawidi, harimo igitabo cy'abaririmbyi, harimo ibitabo byinshi, ariko cyane gikubiyemo amagambo yo gushima. Kandi abo bantu bose Dawidi ubwiwe yahuye n'intambara zikomeye, ariko akagaruka agashimira Imana. Nubwo twaba turi mu ntambara zikomeye, tugomba kwiga gushimira Imana muri ibyo byose, kubera ko ari umugenga w'ibihe. Imana ni umugenga w'ibihe, icyo yashatse irabikora, kandi ikabikora ku mwanya wacu, kandi icyo imaze gukora nta kindi twarenzaho kwe kwishima. Hari amashimwe menshi Imana yagiye itwiyereka mu musozi wacu, amakuru twumvishije Imana yagiye yigaragaza mu bihugu turimo bitandukanye. Imana yagiye ibana natwe, igenda irinda abantu, igenda igaburira abantu, igenda iheza abantu kuvuga ubutumwa hirya no hino mu bihugu by'abandi, igenda ikomeza bamwe n'abandi, igenda ihamagaramo abandi, igenda ishira impano zitandukanye mu bihugu by'abandi. Ibyo byose turabishimiye. Nkaba naje kugira ngo tuvuge ijambo ryo gushimira Imana uko tugeze mu kwezi kwa 12. Abagihari tutondagure imirimo Imana yakoze yose, tuyitekereze nubwo tutoyirangiza, ariko twige gushimira Imana. Yakoze byinshi, yigishije abana, abandi barashatse, imiryango yabayeho, twishyuye amazu y'abandi muri bihugu bigoye. Imana ikomeje kutugirira neza. Rero nkaba mbingiza kugira ngo tugarure amashimwe ku Mana, tuve ku by'isi, tuve ku guhanga isi, twe guhanga abantu, twe guhanga abakomeye, ahubwo twige gushima Imana. Uyu mwaka ugiye kuza twifuza ko uzotubera umwaka mwiza. Twige kuzatura, tuvuge ngo iwacu hazabaho, habeho abantu, habeho iterambere, habemo gukomera kw'iwacu, habemo guhumurika kw'iwacu, abantu bazatera imbere. Mu izina rya Yesu twaturiye iwacu amahoro, twaturiye bene wacu amahoro. Uyu mwaka uza hari uko Imana izibigenza, hari n'uko izibikora. Muririmbyi yararimbye ngo hari uko ubigenza, hari n'uko ubikora, icyo nuko iyo utegetse
birakomana. Rero uko izabigenza inzira zayo n'ibihumbi, izadutabare dukiriza igihugu. Bene data, kandi abantu bazabashe kuyigarurira amashimwe kuko bikwiriye. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibagirire neza, abari iwacu, abari ku rugamba, Imana ikomeze ibiyereke, ikomeze ibarinde, ikomeze ibaje imbere, ingene yagiye imbere abakozi bayo bose, ingene yagiye imbere Abisiraheli, ingene yagiye imbere Mose, ingene yagiye imbere abari bahagarariye urugamba, Imana ikabaje imbere. Rero tubifurije ibihe byiza. Bye bye, mugire amahoro y'Imana. Murakabaho ubwoko bwacu, murakabaho abantu b'Imana, murakabaho isi yose, barakagira Imana y'amahoro. Bye.